inkuru yacu itangira
umukobwa ati niko bimeze rwose, witujijisha, reka twirebere mu nzu turebe niba uwo mwana atarimo. Ati hariya mu nzu reka turebemo, turagenda kuko tunyuzwe katarimo. Umupolisi ati nibyo, reka twinjire kwereke mu nzu harimo wa mukobwa. Murabizi igisore biragicanga, ariko kibonye nako kuri cyabigenza kuko ari polisi, kiravuga ati okay, ntahari ibintu, muze murebe mu nzu nyine, murebe niba muraza kumubonamo. Gusa ngenzi ko nta wundi muntu urimo. Ukurikire neza filime, ahangaha niho sasa igiye kuryohera. Ahangaha niho tubona noneho ko ibintu biba bihinduye isura. Umukobwa aramutse bagiye mu nzu bakamubona, yavuga ko yamaragamo iki. Wa mwana uri ku ruhande yarabyumvishe byose kuntu kirimo kirababeshya. Umwana agashaka kuvuga ariko nanone bikanga. Umwana yarambutse yirukanka cyane, kino gisore kiramubonye, sinzi nawe ubibonye. Umwana yarukanse ngo ajye mu kindi cyumba batamubona, kino gihungu kiramubona ariko kiraceceka. Ako kanya cyaragitambika kuri wa mukobwa, abangaba ntibamubona. Babo nyine baramubonye ariko babona amaguru, ntibajya bamubona neza, nyine cyamwitambitse mu maso. Bakajya baza ati se wowe ninde? Ati ni mushiki wanjye, tubana hano kuko nanone ariga, gitangira kuri dimanga. Barakibaza ati wowe ninde? Ati ni mushiki wanjye rwose, nuko yaryamye akaba yasinziriye ariko nta kibazo, uyu nguyu turabana hano rwose, nimugire ikibazo. Ko tugiye kuba wenyine, nyine mu busanzwe mba ngenyine, nuko yari yaje kunsura ahamaze iminota mikeya, ariko mwigira ikibazo rwose. Murabona se hari ikintu namukozeho? Kari mushiki wanjye uryamye hano, hari ikintu bitwaye? Uyu mupolisi n'umukobwa kuko atari bari baje kureba kandi batigeze bamubona neza, ari yamukingirije, ibyo nta kintu byababwiye. Barakomeje bikorera gahunda zabo zo gushaka umwana ufite telefone. Baramubuze. Wa mwana yarajitse hano munsi y'ameza. Umwana nzu cya kigabo cyarumvishije umuntu uri munsi y'ameza, telefone irimo irasona, kiraseka. Wa mwana ufite telefone wa mukobwa yarasonye, kita kimubona, cyamukuriyemo kirimo kiramukurubana. Atoroze ko anyishe. Umwana yagikubise umugere wo mu bugabo, sinzi no bibonye, kigwa hasi gitangira kwikanda. Aho kanya umwana yese yirukanka atangira gucika. Umukobwa akomeza guhamagara telefone ye. Umukobwa yabwiye n'umugabo ati ati rwose ndikumva telefone yanjye nta muntu urimo urayifata. Gusa umuntu wayibye nawe yagize ayikora ku murongo, sinzi impamvu uriya mwana yibye akaba atayikuye ku murongo. Umukobwa yongera ahamagara ariko ntabwo telefone arimo arayifata. Kakana gafite telefone kaje kirukanka, wibuka kafashe video byabaye byose kuko karabizi, kaza kubyotsa wa mukobwa. Cya gihungu kiba cyakaguyeho, kiragafata, kirakabaza ati we nta n'isoni ugatinyuka kunyinjira mu nzu ufata uburi kode. Ako kanya ukore ko wa mukobwa n'uwo mupolisi bari bahakizana telefone iri, bahise babageraho bamutunga imbunda uno musore. Baramubwira ati utongera gukora kuri ako kana k'agakobwa. Wa mukobwa atangiye kuvuga ati karakana niko kanyibiye telefone, nta n'isoni wakana we ukanyura telefone. Uno muhungu natangira kugashinja ati aka kana nakajura, nanjye ngasanze mu nzu yanjye, bigaragara ko kagenda kiba atari ubwa mbere kibye. Akana gatangira kwisobanura kabacira amarenga ati dore gutya na gutya. Uno mukobwa
cyashatse kumusambanya cyamusinziriye. Umukobwa yaje yirukanka abona yuko n'umukobwa uri hano ari inshuti ye, ntabwo yari yabibonye kare kuko cyari cyamukingirije gisa nk'ikintu cyamwubitse agatambaro. Wa mupolisi yarumiwe aravuga ati wa muhungu byashoboka ko n'umukobwa aramuzanye kumusambanya. Umukobwa ati umuhungu n'umwana muto ati ngaho murebe muri telefone harimo video ibigaragaza byose y'ibyabaye nabirikodinze. Ako kanya wa mukobwa yabyukije n'inshuti ye arayibaza ati ko ndebe uryamye hano muri inzu y'umusore byagenze bite. Umukobwa arakangutse atangira kubabwira ati uyu musore namuzanye nzi ngo ni impumyi none dore